areka nkubwire Pafire uwishe Ababi yamaze Abeza kandi ikintu cyanteye ubwoba nuko ibi bintu biba bisura ikintu gikomeye cyane iyo umuhanuzi avuga mukamukubita iyo ucecekesheje umuhanuzi hari ibintu bikomeye biba bigiye gukorwa hari ibintu Satani ubu ngubu ategura gukora urabyumva noneho akaba arimo akoresha abibwira yuko bakorera Imana kugira ngo bacecekeshe akanwa kabivuga cyangwa kabihishura nk'ubu mu gihe turi muretse ko abantu batabyitegereza neza Imana irarakaye hari ikintu cyenda kuba ubwo batangiye gucecekesha ijwi ry'umuhanuzi none rero ubwo bamaze gucecekesha iryo jwi ry'umukumirizi cyangwa se ry'umuhanuzi abagenzi bazatinya za ntare ni benshi bakubararira ikigirwamana bagasubira inyuma ibintu byose bakabireka ibi namayeri n'uburyarya n'ubugome bwa gishitani birimo gukora mu mwuka uri kuzerera kandi ntugire ngo nahangaha honyine gusa ntugire ngo ni muri iki gihugu honyine no mu bindi bihugu hari ikintu umuntu usenze ari we wese yumva cyenda kuba kandi kizaba kibi cyane ubu hari ikintu gikomeye giruka mu Rwanda no kuvuga ngo ijwi ry'umupfumu rizajya imbere cyane cyangwa kandi ndabwira abanyarwanda mbaburira iki kintu mpere kuba pasiteri bo muri ADPR uko muri kurwanya abahanuzi murimo murasunikira imbaraga abapfumu ni murebe ibitangazamakuru byinshi mu Rwanda bimaze kuzaho abapfumu batagira ingano hari abari kuza bitwa ngo ba muganga cyane rwose ngo umuntu ngo bamufashe ngo asambana ngo bafatana ibitsina ngo none ngo muganga ngahise akora akantu cyane rwose biriya bintu pasiteri yuhagarika abahanuzi guhanura mu rusengero urimo urapromotinga zira mbaraga z'abara abantu kandi ziririyo zira mbaraga zirakora murebe ibitangazamakuru biri mu Rwanda abapfumu bakomeye mu Rwanda dufite bose bamaze kubyigarurira igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu amahoro y'Imana kuri wowe wahisemo kubana natwe by'umwihariko abantu dukunda kuba turi kumwe babihisemo babigize ubuzima nitwasogeze Pamphile ngize umugisha kubana na mwende atanagira ngo musabe yadusohoze anatwibwire ni karibu ndabaramukije nitwa Murekezi Charles ndi umugabo ufite abana 4 nubwo mbanjije abana ariko habanza umudamu ufite madamu tubana twabyaranye abana 4 hari n'undi mwana nawe tubana hanyuma naje nturutse ibatsinda nkaba ndi umukristo sengera muri ADPR hari ya Gasave ndumva ari ibyo yego bakoze cyane hanyuma nifuje ko tuza kuganira ntabwo uri umushyitsi cyane kuri Beulah kuko tumaze kubana inshuro nyinshi mu masengesho yego ariko banza rugamira tugiye gukorana ikiganiro nibwo bwa mbere yego no bwa mbere nifuje ko tuganira nyuma y'amasengesho twakoze iminsi 2 twakoreye mu rugo ariko kandi ntibyagenda bikunda ngira umugisha wo kongera ko tubana muri aya masengesho tumaze mu minsi ishize bituma numva nihutishije cyane kugira ngo tubane nyemerera duha ikaze n'abantu badukurikiye kubera ko ari bashya kuri Beulah tugenda twaguka n'umuryango mugari ugenda waguka nabo tubahaye ikaze mwimvemo ikaze ariko kuza kuri Beulah hari ibintu dukwiye kwemeranyaho Beulah ni ijambo risobanura umugeni ariko ni umugeni wa Kristo umugeni wamaze gukobwa utegereje kujyanwa ngo ajye kubana n'umugabo we hari abambwiye bati ubwo wajya umwita wasabwe oya twe twarasabwe twaranakowe nuko uburyo bibiri twaramo bukwe bitandukanye n'ibya hano mu Rwanda umugeni yamaze gukobwa hano mu Rwanda
akanasabwa hasigaraho iminsi yo kumuzamushyira umukwe, ari nabyo Yesu yavuze ngo ko adatari amazu menshi yatahaba mba mbibabwiye n'impamvu ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndariho muzaba, kandi araragira avuga ngo ntazongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu tutaricarana. Ubwo rero umugeni wa Kristo ari kose dutegereje kugaruka k'umukwe kugira ngo atujyane tujye kubana. Hanyuma kimwe mu biranga umugeni wa Kristo aho ari hose ku isi, dusangiye ubwami, dusangiye amakuba, dusangiye kwihangana, ariko dusangiye no gucungurwa bibonerwa muri Kristo Yesu. Nimunyemerere nsenge witegure ko ibyo bintu tuzabisangira, wabyanga wabyemera. Gusa umwe ashobora kuba ari mu celebrating kimwe, undi ari mu celebrating kimwe, ko ni ibyacu twese uko ari bine. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye ko cyubahiro ni cyawe, unyemereye gukora iki kiganiro, izina ryawe nirishimwe. Warakoze kuturinda, katurindira muri iyi si ishaje isigaye igenda imeze nk'icuramiye, aho dukurikije ibya kera tubona iby'ubu tukabona ibintu byose byaracuramye rwose. Byagendeshaga amaguru bisigaye bigendesha umutwe, byagendageshaga umutwe bisigaye bigendesha amaguru. Ni ibintu bisigaye biteye ubwoba, ariko ndagushimiye ko uyu munsi umugeni wawe kimurinze mu buryo bwose. Waravuze ngo nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe, amen. Musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa, kandi nibiguma gutyo muzera imbuto, ariko ishami ritaguma muri nge ntiryabasha kwera imbuto. Ndagushimiye ko wagennye ko umugeni azaguma kwera naguma guterwa kuri wowe, amen. Naho ibintu byacurama, ariko umugeni akwiriye kuguma uko yarari, kuko uri Imana yera idahinduka. Ibyo rero bituma n'ugukurikiye wese akwiriye kugumana indangagaciro na kirazira wadusigiye, tutitaye ku isi yahindutse yanahindanye. Ngaho turagutumiye muri iki kiganiro, utwemerere ari twebwe tugiye kugikora, yaba ari nge ugiye kukiyobora, yaba ari Sharire nk'umutumirwa, ndetse na Sam uri inyuma kuri kamera. Ndakwinginze kugira ngo Umwuka Wera tubeho cyane, twuzure Umwuka Wera, uduhemburire ubugingo, uduhishurire umugambi w'Imana ku buzima bwacu, kandi n'udukurikiye nawe umutima wuhindure mube nziza. Muririmbyi mwarengera bavuga nk'uko impara yahagira ishaka amazi, niko natwe twaka umutima. Hari abantu baka umutima bashaka ijambo ryawe, natwe turakwinginze udukoreshe kugira ngo imitima ihazwe, uduhindure imigende myiza igeze amazi mu mitima isaraye, kandi tube ibibindi byawe. Urakoze Mana, cyampa ukangira nka barangije yawe utekeramo imikati, kugira ngo abashonje bose bahagire kuri Beulah. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nibyo nahoze mvuga, ntabwo abantu benshi banza no mu itangazamakuru utajya ujya mu biganiro. Sinzi, ntabwo nigeze nkunda itangazamakuru cyane, ntabwo nigeze mbikunda, ariko kandi hari icyiciro umuntu abamo akaba ameze nk'umuntu utaramenyekana. Nkibera iyo rero nyine akunda gusengana n'abantu bose, nta muntu mpeza kuri jyewe, yego, kuko ijambo namenye neza yuko Imana iyo iguhaye agakiza igushakamwo n'abandi bantu, yego. Nicyo cyatumye rero numva nkunze umurimo w'Imana. Kiri mu bintu abantu benshi batabasha kumva. Na Yesu yabwiye Petero amubwira ngo komera, numara gukomeza ukomeza abandi. Uyu munsi birantangaza, nkundira Imana kwitagira abuzukuru n'abuzukuruza, igira abana. Niyo wambwiriza ubutumwa bwiza, ntago mba umwana wawe, ahubwo mba umwana wa Kristo. Ariko abantu bajye bitonda, abana bafite ababyeyi hano mu isi. Umuntu ngo wakubwirije akanakubera dada, ujye umenya ko azanaguha nijoro, kuko irya Yesu ryo ntajya azaguha. Nkunze kubibwira abantu, ku Mana nta mwuzukuru. Ubwo bivuze ngo njyewe na Sharuma tuva indimwe. Sharuma ni umuhungu wanjye w'imfura, ubwo na Shasta. Abantu bajya bambaza kuvuga Sharuma cyane. Mfite n'undi umuyingayinga. Ntabwo mu maso y'Imana ari abana banjye, tuva indimwe. Ni nacyo cyatumye Yesu avuga ngo ntabwo nazanywe n'ikindi, ngo ahubwo naje guca amateka. Yego. Ngo nazanye inkota itandukanye umwana na nyina.
buriya ni ukuvuga ngo nge ntabwo nakijijwe kera cyane ariko nakijijwe 98 bwabyo ni kera ndi umwana mutonya ariko utekereza ureba ibintu. Ndabyibuka hari umwana twajyaga dusengana, uwo mwana iwabo baramukubise cyane ngo yagiye mu bintu by'abasazi by'abarokore, bakamuraza hanze. Ndabyibuka hari igihe kimwe nazindutse ngiye kuvoma, mubona abyutse mu bishishwa by'ibishyimbo, avumbutse nyine ameze nk'agakoko, banza no kwikanga muri rebye mbona niwe. Hanyuma mubaje arambwira ati burya cyagiye twavuye mu masengesho iwacu barankubita banyima ibiryo, hanyuma nyine mbuza ahantu njya nirarira muri biriya bishishwa. Urumva rero kubona Kristo Yesu uhindutse umwanzi w'umwihariko kuri Satani. Yego. Araguhiga akashyiraho n'ingabo zo kuguhiga, kandi ingabo zo kuguhiga kenshi zikorera mu bantu. Zishobora rero guturuka ku mugabo wawe, zishobora guturuka mu bavandimwe, bakakwanga kandi nta kindi kintu baguhora. Wanamubaza ati se uyu muntu mumuhora iki bikamyo. Nge nsige numva tudahuza ngo amaraso yanjye naye ntibikorana cyane rwose. Ariko ubundi hari amaraso adakwiye gukorana wa mugani. Nyine ayacu na ya Kristo. Hanyuma abandi barimo arasihirwamo amaraso ya Satani abasirikiramo, kuko nibyo bintu Yesu yavuze abwira abayuda ngo muri abaso Satani. Njya nibaza uyu munsi nk'iryo jambo uvuze ngo mwitekeza ko nazanywe kuzana amahoro mu isi, naje kuzana inkota, gutandukanya umwana na se, umukazana na nyirabukwe. Ariko uyu munsi niba uri umukazana w'ahantu udukurikiye ukabanye ko bukwa ari umuroza ari wa mupagani nk'abandi bose, ariko mukaba muri inshuti, ukwiye kubyitondera nabyo bene ubwo bucuti. Hari igihe ushobora gusanga bushingiye kuko wowe Yesu umujenjeka, bigatuma wemera, kuko igituma ukwiye gushwana na nyoko bukwe nuko hari imihango ya gipagana agomba kukubwira kujyamo ntuyigemo, bigatuma udashobora kumvikana. Igituma umwana se bagomba gutandukana nuko Kristo azaga guhindura icyaremwe gishya, ukaba utakigendera mu mihango ya kera. Ariko uyu munsi siko nzabarokore ngo ntitwitegura Noheli n'ubunani. Yego. Abantu muri hafi kujya guterekera ndabasuhuje, mbibutsa ko ijuru mutazarikandagiramo rwose. Imiryango myinshi mu Rwanda iraterekera mu kwezi kwa 12. Sinzi nawe niba ubizi ko najyaga mbibona cyane, kandi n'ubu ngubu biragaragara kuko ubona imirimo ya Satani ndetse n'imirimo y'abantu basenga. Iyo uzi gushishoza neza ubona ari ibintu bijya gusa nk'ibyihuza muri iki gihe. Bitewe n'iki? Kera umuntu wabaga akijijwe yagiraga itandukaniro n'abandi bantu. Yego. Rwose hakaba hari imirimo cyangwa se ibikorwa bagutumiramo ntujyemo cyane, bitewe nuko uzi ibyo bikorwa ukuntu bikorwa. Ariko ubu ngubu byarihuje, abantu barakorana ibintu byose, mbese ibirori byose ugasanga umuntu yinjiyemo nyamara ntamenye neza icyo ibyo birori byari bigendereye. Ugasanga niho abantu benshi twagiye twandurira. Ni nacyo cyatumaga ubona abantu bo hambere ukabona bafite umwihariko mu gakiza n'imikorere yabo, ukabona harimo ibanga. Ndabyuka hari akaririmbo twajyaga turirimba kera kavuga ngo ibanga ry'abana b'Imana, ibanga bagendana, ibanga ry'abisi bataramenya, ibanga ryo mu mutima. Ni ukuvuga ngo kera abantu bagendanaga ibintu by'ibanga, umurokore akaba ari we uzi neza ukuntu Imana ivuga. Ariko ubu ngubu ubona ari ibintu bisigaye byaragiye ku karubanda. Hakaba hari ibintu bikwiriye kuvugirwa mu materaniro, hakaba n'ibintu bikwiye kuvugirwa hanze. Nk'ubu ngubu urugero naguha, sasanga umupagani nawe yigana indimi zacu. Ibyo nta handi hantu byavuye, nuko n'abakristo gito bagiye bihuza n'aba bantu bakaganiriza abantu bo hanze ukuri kw'ibintu byose bibera mu nzu y'Imana. Ubona rero ko hari umwimereri wabyo,
abantu bagiye batakaza. Biteye agahinda kubona uyu munsi umuntu arabizi neza ko iwabo bazaterekera, birazwi, hari imihango igomba gukorwa, ariko ngo famiye mwese mugomba kuboneka, ngo nutaboneka bazaguca, ukavutereka ngenda ariko kugira ngo mberere imbuto. Yego. Izo mbuto ntabwo arizo bakeneye. Hari ikintu abantu benshi batazi, ntabwo bazi imbuto z'umwuka wera Bibiliya itubwira kwera arizo. Hari imbuto tuterera abapagani. Kumvira umupagani imbuto no guhamya biratandukanye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Kristo abakwiye guhamya akavuga ati ngewe hari ahantu bitewe nuko muzaba murimo munywa inzoga, cya kabiri ni mu kabari, hari ahantu ngiye ntabwo nzahicara, nubwo nafata fanta nkanywa ariko ni mu kabari ntabwo nzahicara, tuzashaka ahandi hantu tuganirira hatari mu kabari. Mu Kristo akaba arahamije. Cyangwa se bitewe nuko biriya bintu muzaba murimo mukora ari uguterekera, ntabwo ngewe mbyemera. Mbese mu Kristo akitandukanya agahamya akavuga ati ibi nibi ntabwo mbyemerewe. Ariko ubu bitewe no kubishakashakiramwo indamu, erega buriya abantu benshi ibintu bimeze nk'ubucuti, cyangwa se ugasanga umuntu aranga guhamya ngo ntiteranya, bitewe nuko azi neza yuko abantu bateraniye aho hantu ari abantu bifashije, cyangwa se ari abantu bafite ubundi buryo. Yego. Kubera azi ko ashobora kubiboneramo indonke, ugasanga nta mbaraga afite zo guhamya ngo yitandukanye nabyo, kuko azi neza ko ejo bundi nagira ikibazo zamukeneraho ayo mafaranga, zamukeneraho kumuguza, cyangwa se ni nawe umukoresha aramuhemba. Ariko abantu bakera yarahamyaga akavuga ngo nimba ari nibyo nagukuragaho bigende ngumane Kristo wanjye. Nigeze nakora akazi hamwe, banza ari nawe Sorasiwe boss nagizera, niwe muntu nasabye akazi kuva naba barankoresha, ariko nkakorana n'abantu b'abapagani bandi, ariko usibye ko nabo batari bashyashya, ariko bakajya babatuma kugura ibikoresho. Ngewe na umushoferi icyo gihe, noneho twajyana n'umuntu agahita yaka wenda nka facture, akagura nk'ibikoresho bya miliyoni 10, akankafatira miliyoni 15, ku buryo ari budekarire ko biguze miliyoni 15, ariko mu by'ukuri eshanu arize. Twagenda akagura donc ibyo bintu biragenda bituma umutima wanjye ubyimba, kuko ndimo ndamuhishira. Noneho bintera kurakara, numva ntangiye kujya ngira umujinya ntazano vuye. Haba nibyo koko, kandi bakanabimbwira nkumva nibyo, kuko ndibuka ko umugabo umwe yigeze yanjyana kuri station ngo ngiye kunywa essence, nabwo ankiriramo essence ariko yaka facture iremereye irute essence bankiriyemo. Nabanze ibintu byanambye ati kupamfi nawe ntukaba umureza. Iki kigabo ntubona ukuntu, kandi koko yari umugabo mubi pe utubaha Imana n'abantu. Ati rero ntacyo twamukuraho kindi, natwe n'uburyo twatwirengera. Cyane abo bantu mbaye ngewe ntagaruka nahamagawe. Byaje kurangira ndakaye ndanamubwira nti none ukuntu nyine yarafite ukuntu afata n'aba bakoze, nawe numva reka mubwize kuri wa mugabo, naje hano nkijijwe, ubugingo bwanjye burahenze kuruta amafaranga yose wampemba, akazi kayo kagumane. Ati bimeze gute? Nza kubwira amabuja, nawe numva reka mubwize ukuri, kubana n'aba bantu b'ibisambo bose dukorana, akwiba kubera ko mwabafashe nabi mubabera babi, ngewe simbishoboye, mugumana akazi kanyu ndagiye. Harambira ngo ntago nubaha, ndamana sukuta kubaha, ahubwo ubugingo bwanjye burahenze kuruta amafaranga ari yose wampa. Abantu kuko biravuga ngo kubonye umujura yifuza gufatanya nawe, already mu maso y'Imana uri umufatanya cyaha. N'ikintu gikomeye bene data mudukurikiye, niba mufite imiryango iterekera mu minsi mikuru, uramenye ntukageyo, murahandurira. Icya kabiri, iki kintu cyitwa, ntabwo nibuke neza, ntabwo iryo jambo mperuka kurisoma, riri mu migani ariko rivuga ukuntu kubaha umupfapfa. Sinibuka neza ukuntu Salomo yabivuze, kubera ukuntu nyine ni icyo kintu ni nko gukora amahano, kubaha umupfapfa. Umupfapfa iyo umwubashye uba ukoze amahano. Rero nkavuga nti bavandimwe bene data, muzagera Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, ariko ntimuzaterekere, ntimuzajye mu mihango ya gipagani mu buryo bumwe n'ubundi, ubundi ibintu by'abarokore turi ubwoko buturu kwabwo. Shari
Ejo bundi nibajije ikibazo turi mu masengesho. Nagiye kubona mbona urahanuye. Ntago mva gufite ubwoba hejuru ya vuruguvuruga iri hano muri ADPR. Rero sinzi ukuntu nteye mu buzima bwanjye, sinjya ngira ubwoba. None se abandi bantu ziko bari kubaca babaca bameze nk'abatemagura, wowe ntago wumvaga buriya bari bugutambikane? Niba ari ukubera niba navuga ngo no gukunda Imana cyane, sinzi ukuntu nabivuga. Ariko nasomye ijambo ry'Imana, nkurikirana imirimo abahanuzi cyangwa se abavuga butumwa, mbese ni abantu benshi baba muri Bibiliya bagiye bakora. Hanyuma rero cyane cyane nakunze gukurikirana ku bintu by'impano zanjye. Nsomye Bibiliya, haba ari ukuririmba cyangwa se ari uguhanura, yewe ari no kuvuga n'ijambo ry'Imana, ngenda mbikurikiranye. Naje gusanga rero nta gihe na kimwe Muhanuzi yigeze akundwa, uretse ahubwo muri iki gihe twari turimo nabonaga ahubwo ari bw'abahanuzi bari kubera icyo wamugane. Ukubera icyo abahanuzi kino gihe bari gukundwa ku rwego rukabije kandi kera batarakundwaga. Ni rwo rupfu rwacu rero. Buriya umuhanuzi iyo yakunzwe abagiye gupfa. Nta numwe wakunzwe nzi ukiriho. Ariko kubaho ntago ari uko bapfuye mu mubiri, ntago twabajyanye urusororo. Mu madini bacyarimo ariko barapfuye bahagaze cyane. Hanyuma rero umuhanuzi nafatiyeho ikintu gikomeye cyangwa se icyemezo gikomeye cyane cyo gukora mu bihe byiza cyangwa se mu bihe bibi. Uriya muhanuzi witwa Mikaya. Kuvuga ngo Mikaya we yahanuye mu gihe umwami atamwishimiye. Ngo yarasanzwe anabizi ko atajya muhanurira ibintu byiza. Yarabizi nyine. Kubera yuko buriya iyo uri umunyabyaha ntabwo ushobora kugendana n'ukuri. Igihe cyose wangabanya kuri. Iyo uri umunyabyaha, iyo uri umunyabinyoma niko biba bimeze. Ubwo rero urumva yari yifitiye abahanuzi bagera kuri 400. Tekereza abahanuzi 400 yari yaremeje, kandi bose nta kindi kintu cyari cyaratumye bemera, n'utuntu nyine tw'indonke. Yari yarabatwaje. Kundi buriya Mikaya yabaye gahatera, uzi kwibaza uri umuntu umwe uhora uvuguruza 400. Hano bwiyahuzi. Zuko ubundi wakabaye bireka. Nta urebye yari afite urukundo rwinshi rwo gukunda Imana, akagira ifuye kimwe na ba Eliya. Buriya iyo ufite urukundo rwo gukunda Imana ukabona ibintu by'amakosa, wumva muri wowe ibintu by'ifuye. Ryafuye rero niryo rituma abantu bakurakarira. Ryafuye ugira ukabona ibintu birimo birapfa, noneho wanasenga ukamenya, kuko iyo uri umunyamasengesho cyangwa uri umuhanuzi uba ugomba kumenya ese igihe ndimo Imana irarakaye, ese irishimye. Ntabwo icyo kintu abantu benshi bajya bakimenya. Ariko bitewe n'ibihe murimo, umuhanuzi cyangwa se umuntu wese ubana n'Imana agomba kumenya ko Imana iri mu gihe yishimye, inezererewe imirimo y'abantu, kandi akongera kukamenya neza ko Imana irakaye. Nk'ubu mu gihe turimo, uretse ko abantu batabyitegereza neza, Imana irarakaye. Ikimenyetso kikwereka ko Imana irakaye kirabona, biragaragara byinshi gute cyane. Buriya kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko Imana irakaye, n'ibyaremwe byayo biragaragara. Kubera ko Imana iyo irakaye, ikintu cyose kiba kimeze nk'icyiteguye kumvira Imana. Ndaguha urugero nko kuri ya farashi yatwaraga wa muhanuzi Baramu ni Baraki. Baramu. Buriya iriya farashi yamenye neza ko Imana yarakaye. Ndetse mu gihe marayika amanutse we iramubona. Ariko bitewe nuko Baramu yari yamaze guhuma, hari ibintu biduhumishije natwe muri iyi minsi byinshi.
bimuza kumenya ko Imana yarakaye kandi ngo afite ijwi ngo yabyemeye. Noneho tugiye no mu isezerano rya kera, Imana yahamagara ibikeri ikabihamagara kugira ngo ihane Egiputa, ugasanga wagira ngo byose byari byiteguye. Yahamagara umukungugu ugahinduka inda nk'ako kanya, kandi byose ugasanga birajya ku murongo uko Imana ibishaka. Ni ukuvuga ngo iyi Imana irakaye ushobora kubibwirwa nuko niba ari ubucuruzi bwawe ukabona ntibugenda neza, burya uba ukwiriye kwicara bati se sungu ubu ngiye kuko ndacyari umukristo, ndacyafitanye ubucuti n'Imana. Ko iyo dufitanye ubucuti n'Imana hari ibintu byinshi bitubwira ko ubucuti n'Imana buhari, ariko iyo butagihari inkuge yacu irahungabana, ukabyumva yewe n'imitwaro imwe ukajugunya mu nyanja, bikubwira ko Imana irakaye. Noneho nko mu gihe cya Dawidi Imana yararakaye, umuhanuzi arabimenya ko Imana yarakaye, yinginga Imana ihita imutuma iramubwira ati haguruka rero, ndumva ari Gadi, ugende umbwirire Dawidi ko narakaye kuko yakoze amakosa akomeye cyane. Araza ahageze aramubwira ati rero Dawidi, Imana irantumye ngo mu bihano bitatu hitamo. Kandi cya Dawidi yari yakoze kera nta mutegetsi utagikora mu buryo busanzwe, kuvuga ngo nkora ibarura gusa, ibarura ry'abaturage, ariko akora ikosa yibagiwe ibyanditswe bivuga ngo Abisirayeli n'ubwoko bwanjye ntibakabarwe. Uzi ko ndashaka inkuru yawe uze kuyikomeza, ariko ndashaka kukubwira kandi kantu abantu benshi batajya babona kuri iyo nkuru. Uzi ko aricyo kintu kisha abapasiteri bose cyane rwose ku isi uyu munsi, bishwe no guhora mu maraporo. Pasiteri nkurikiye niba uri umukozi w'Imana ariko ukaba uba mu maraporo, njya ntumirwa nkajya mu nsengero kubwiriza, ariko ikintu kimwe gisekeje nuko burya dufite abantu baba muri biro inyuma mu materaniro batajya baza ku cyumweru ataza mu materaniro kubera amaraporo. Abantu bateraniro rya mbere hari abayobozi baba bari muri biro hirya bari gukora raporo bari butange. Irya mbere rangira hajyamo abandi gukora amaraporo, usanga abantu muri mu raporo bavamo saa 8 mwana atashye saa 6 saa 5 mwatashye mwana mwageze mu rugo, kabura umwanya wo kwita ku ntama. Mburiye umuntu w'umukozi w'Imana wese unkurikiye uri mu maraporo atarangira, ntabwo Imana yigeze batuma raporo, yabatumye ubugingo bw'abantu. Icyo ukora amadini yanyu yabatumye amaraporo, mujye mumenya niba muri abakozi b'Imana cyangwa muri abamadini, mumese kamwe. Hanyuma ngo Gadi aragenda ati Dawidi ibihano bitatu, ati hitamo mu bihano bitatu. Icyo gihe yamuhitishijemo mugiga, muhitishamwe inzara cyangwa inkota y'ababishe. Dawidi ngabyumve kuko Dawidi yarazi Imana akayimenya, yarakaye nahitamo ikira akayimenya yishimye kuko inzara utarareba icyo wahitamo, banza urebe Imana ibivuze, kuko abantu benshi bahita bareba ibihano ntibarebe Imana. Dawidi yarazi Imana yuko ariyo yaciye Sawuli ku ngoma, yarabizi neza ko Imana nayo ayizi neza. Noneho amenya n'inkurikizi, amenya n'ukuntu Sawuli yarwaraga ibidayimoni, amenya ibintu byose arabyibuka. Buriya story zose zahise ziza zimuza imbere, abati yawe nababaje Imana yanjye. Isomye irankuru mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, mu bami ntabwo ari nyine isa mu bami no ku ngoma isa nk'ijemo akantu gatandukanye. Haravuga ngo ni Satani wamwoheje cyane rwose. Noneho we yahise yibuka abanzi afite uko bangana, nicyo cyatumye avuga ati guhitamo inkota y'ababisha bahita bandimburana n'imizi n'imihamuro wanjye, nta niyo nka yasigara. Imana indekuye gatonya abanzi ifite yarabazi. Noneho Dawidi inzara nayo yarayize. Erega si y'umunsi umwe, numva iyo nzara ari imyaka 7 atari 3.
kiyo nkuru nzone uko uri abanyarwanda ni beza aravuze ngo ntawe utinya ishyamba ahubwo atinya icyo barihuriye yarabizi rero ibintu bishobora kugira gute kumubaho hanyuma hakazaho mugiga rero abantu uyu munsi mugiga ntago ikomeye kuko twayikingiye ubanza nta munyarwanda utarakingiwe mugiga kandi mujye mwikwa no kuzikingiza abana banyu kuko ibi ntabwo ari kimwe ntabwo ibihe byacu ari nk'ibya ba Dawidi biratandukanye uvuze mugiga ubu ngubu ntabwo mugiga isigaye iza ari yindi ireba umubiri nireba ubugingo kandi iyo niyo mbi cyane iyo umubiri yo twarayikingiwe ariko mwibuke ko hari na mugiga yindi itariyo hanyuma Dawidi rero yarazi Imana akayimenya mu rukundo akayimenya yishimye akamenya Imana yarakaye iyo uri umukristo ibyo bintu ugomba kubimenya kufitanye ibihe byiza n'Imana hanyuma rero ibyo byose abyumvise nta n'ikindi cyamutanze imbere wibuke muri Zaburi yagiye yandika aravuze ngo Mana ntuntekure hari n'andi yavuze ngo ntundekure yakundaga kugenda avuga wumva ko Imana ariyo yishingikirijeho kubera yarazi neza ibimuhiga uko bingana yego hanyuma rero rero twaturi kuvuga iri muri Samweli wa 2:24 niho nsomye ahandi wenda ushaka waza kwasoma mu ngoma za mbere 21 ariko reka ngiyewe nsome hano muri 24 muri Samweli wa 2 reka nihere hano ku murongo wa 11 aravuga ngo Dawidi yibambuye mu gitondo ijambo ry'Uwiteka ribonekera Muhanuzi Gadi bamenya wa Dawidi riti genda ubwire Dawidi tukuni ku Uwiteka avuze ngo agushyize imbere ibihano bitatu hitamo kimwe muri byo aba ari cyo aguhanisha nuko Gadi ajya kwa Dawidi arabimubwira aravuga ati mbese urashaka ko inzara yatera mu gihugu cyawe ikamara imyaka 7 imyaka 7 iri myinshi inshuti ni myinshi cyane yigeze yatera Samariya imyaka ingahe abantu bararyana kandi yari imyaka 3 cyangwa se nuko wajya uhunga ababisha bawe bakugenza ukamara amezi 3 icyumva amezi 3 bakumva ari gatoya ariko umugane wawe Dawidi arazu ubare bwa ukwamba abanzi ba byonyine yarazi umwana we aho yamugejeje yego cyane ariko iki kintu kirakomeye cyangwa nuko mugiga yatera mu gihugu cyawe kamara iminsi 3 mugiga y'iminsi 3 nta numwe wari kuroko ntawe rwose kuko reka nkomeze hepfo ngo Dawidi abwira Gadi ati ndashoboye rwose twigwire mu maboko y'Uwiteka kuko imbabazi zari nyinshi ne kugwa mu maboko y'abantu nuko Uwiteka ateza Isiraheli mugiga uhereye mu gitondo muri icyo gitondo kageza igihe cyategetswe hapfa abantu inzovu ndwi uhereye Dan ukageza Berisa inzovu ndwi ubwo ni 70,000 ariko marayika agitunze ukuboko kwe kuri Yerusalemu ngo harimbure Uwiteka arakuruka iyo nabi abwira marayika warimburaga abantu ati birahagije cyane ngo ararakuruka birahagije noneho unamura ukuboko kwawe kandi marayika w'Uwiteka yari bugufi bw'imbuga ya Arawuna umwebusa umva ikintu kintangaza muri inkuru rero abantu batabasha kumva umuganga wapimye indwara yabonaga ari mugiga ariko umunyamwuka abonaga ari marayika uri kubikora cyane iki kintu cyakintera ubwoba kikancanga iteka ryose umuntu nkurikiye waba urwaye n'igifu muganga arabona ari igifu ariko umuntu agiye mu mwuka ashaka kubona ari umuzimu ukomeye cyane uri nyuma y'icyo kintu cyangwa akabona ni marayika uri nyuma y'icyo kintu noneho abantu bajya bareba bakabona nyine ni mugiga bakabona ni diabete yakwitegereza akabona ni kanseri yakwitegereza akabona ni ibirwara bitandukanye biriho nyamara abantu basomye agatabo k'umurinzi na agatabo nanditse Imana namwe ngo hazabaho indwara abaganga bazajya bazipima bazibonye babone ko ari indwara zisanzwe ariko naho baguteranyiriza abaganga bo mu isi hose ntibayikuvura kuko izabiterwa n'umwuka uwiri inyuma ni mwitonde tujya tubibwira abantu ejo bundi hari umuganga nahoze ndi gusetsa muganiriza namwe ariko se muga uzi ko
dayimoni ashaka kuguteza indwara cyangwa amareka guteza indwara. Ibi mu byumve neza, Yobu indwara arwaye zari indwara zisanzwe, n'uyu munsi abantu barazirwara kandi akazivurwa, ariko ntacyo abaganga bari basha kubikora kuko inyuma yazo hari umwuka. N'iyi mugiga nta muti n'umwe bari kuyiha kuko inyuma yaho hari inkota ya marayika. Umuntu nurwara ushaka kujya kurwara grippe, nta muntu utarwara, ujye ubanza umenye ngo iki kintu kirimo kiraturuka he, kigambiriye iki ku buzima bwanjye. Nagira ngo tuganire, wari umaze kumbaza bijyananye n'ubuhanuzi. Hanyuma rero nanjye nshaka kugusubiza ngendereye uko basogokuruza bitwaraga, n'ikintu cyabakomezaga kigatuma banyura no mu mibabaro, kandi wareba ukabona barishimye, ukabona nta kibazo bibateye. Nta kindi nabakuyeho, kandi n'ubu mba numva nk'igisaba, kuko mba numva ntafite igikwiye. Bari bafite urukundo rwinshi rwo gukunda Imana, banyura mu mibabaro bakumva nta kibazo, bakumva nta kintu bibabwiye. Nigeze guhanura ahantu umupasiteri ankura ku ruhimbi. Uri ku ruhimbi uri kuvuga? Agukora hateze? Ankura ku ruhimbi, ariko najya numva inyuma yanjye ni nk'abantu barimo baharwanira, ariko umwe akantwara neza, ariko nkumva inyuma hari intambara, ariko kandi nkajya numva akomeje kumbwira ngo uvuga kuko nturarangiza kuvuga. No. Abantu biwacu ikansi barabyibuka cyane, twajyaga tugira umupasiteri, ariko nge rero naramukundaga ko yandeze neza. Mbese yaragutinyuye? Yarantinyuye. Namara guhanura akahita ambwira ati garuka hano. Yari umushumba bamwitaga Hezekiya Makote, ari umunyamurenge, ubashobora kuba ari muri Kenya. Muri ibi ngibi byo kugabanya abapasiteri nawe baramuhagaritse kuko yari arimo asaza, nuko ahita agenda. Twabaye inshuti cyane, arankunda cyane. Nuko namaraga guhanura akahita ahagarika, akambwira ati ngaho hano subiramo ibintu maze guhanura. Hanyuma hari igihe rero umuhanuzi ahanura ntube wanamusubishamo ibyo ahanuye ngo abe yabisubiramo. Icyo gihe ko babukanyica, ariko nkumva ijwi rimbwiye ngo dore bimwe byose ari muvuga, cyangwa nkumva ndimwo ndabisoma cyose nkabisubiramo uko nabivuze. Akagerageza no kumbaza gutyo, ngenda nderwa muri ubwo buryo, kandi numva ngishaka kurerwa, kubera ko kurerwa ni byiza. Hanyuma rero kubera urukundo numvaga nkunze Imana. Ikintu cyanteye rero gukunda Imana cyane ko twabaye imfubyi turi bato. Hanyuma ndabyibuka nagiye mu nzu y'Imana njyanywe na mushiki wanjye, kubwo gusenga Imana, kuba mu nzu y'Imana, nkabona ukuntu abantu b'Imana badufasha, baza kuduhingira, ukuntu natwe twajyaga guhingira abandi. Ibyo bintu bimbamo, binkukiramo, ndabikunda cyane, ku buryo hari n'igihe nigenderaga n'icyumweru kigashira turi mu masengesho, tukarya. Icyo gitoro ryakubereye umuryango. Barandera, barankuza, noneho nkagira n'abantu bakundaga Imana bakanyigisha, kubera yuko nagize umugisha wo guhabwa impano ndi muto. Nkagira rero abantu banyegera cyane, naho nakuriye. Nicyo rero cyamaze ubwoba. Iyo ndimo mvugira mu nzu y'Imana numva nta bwoba mfite, ahubwo ibintu binanira. Buriya sinzi abantu banzi cyangwa nawe umaze kunyitegereza, mu bintu binanira mu buzima bwanjye ni ukuganira mu buzima busanzwe. Nk'ubu dushobora guhura turi kumwe mu rugendo, tugendana nkabura ibintu nkuganiriza. Ibintu bisanzwe byo kuganira bisanzwe ndabibura, ariko umpaye umwanya ndi mu nzu y'Imana banumva navuga. Ubwo ni nka bya bindi bya wawe ndi ngo umuntu w'Imana ndavuze ngo ntacyo nishoboye, reka ashyuhijwe n'umuriro, ati noneho mwamuzo ntume. Ubwo rero narakurikiranye uko bampugura, uko bagenda banyereka n'ijambo ry'Imana, nanjye nkasoma. Kandi nasomaga ntazi gusoma, kubera yuko navuye mu ishuri nkiri mutonya. Uye mu ishuri ngeze mu wa gatatu,
pirimeri. Ibihekane byose utaramenya kubitondekanya. Reka data nta kintu narinzi. Noneho rero nkakunda kwibera mu rusengero, ariko nsenga Imana ndabyibuka icyifuzo nagize mu buzima kikamvuna ni ugusengera kumenya gusoma. Narasenze nabona Imana, najya ndeba bavuga butumwa, najya ndeba umwana w'umukobwa watuyoboraga mu gakorari gatonya k'abana, nkabona baramuha amakayi yarandika agasoma, mwumva birambabaje. Abana Imana uzanyigisha nanjye gusoma. Nicyo cyifuzo numva nasengeye igihe kinini. Noneho rero wabaye imfubyi ryari? Najya mfata Bibiliya ngasoma uturongo tubiri, ngasoma dutatu gutyo. Ubu ngubu hari igihe nsoma rwose ndibwira yuko uretse gufata mu mutwe cyane birangora, ariko nabyo mba numva Imana yarabimpaye uko bitewe uko natangiye naho ngeze. Imana yarabimpaye rwose kandi cyane. Nimba hari umuntu wasomye Bibiliya nanjye nazamo, kuko sinzi inshuro nayisomye kandi nkagenda nyirangiza ngongera ngatangira nkumva ko hari ibyo nafata nkabifata. Nuko rero hari igihe nyine mvuga nkumva birimo biragenda biza bigaruka. Ubwo rero ikintu cyashishikaje cyane nuko umuntu yajyaga kumpugura ibyo yampuguye, nkumva mfite amatsiko yo kugenda ngasoma ibyo yambwiye nkabisoma. Mbona urukundo rero basogokuru bakunze Imana. Reka mbabwire, ntabwo abantu ba kera baturushije gusenga, nta nubwo abantu ba kera baturushije wenda se kwitanga n'imibabaro, ahubwo ikintu baturushije gukunda Imana. Ubwo rero wakomeje gutsimbara ryo jambo rukundo, nanga kurivugaho kuko ari ikiganiro ndi kuriteguraho ejo Imana yambwiye kiri mu bintu bituma abantu batazabona ijoro cyane rwose, kandi bazi ko bakijijwe. Ni ikibazo cy'urukundo bakunda Yesu. Niyerekwa nagize nyuma yari amasengesho banza ari ku cyumweru nijoro natari kuwa mbere sinibuka neza. Hanyuma nibwo uwo muntu yaje kumbwira ikibazo cy'urukundo. Ntabwo abantu bakunda Yesu kuko ntibanamuzi, bakunda ibintu Yesu afite n'ibyo abiringiza, ku buryo usanga abantu benshi bari kurwanira kujya mu ijuru. Ni akabazo k'amatsiko nishaka nka kubaza uyu munsi wowe dukurikiye, ukunda Yesu ku buryo Yesu agiye kuzimu mwajyana wajya guturayo? Kuko kuba Yesu azatura mu ijuru byo ni ihame, ntago twabihindura, ni nawe wabyivugiye. Ariko uramukunda ku buryo abihindu akajya gutura ikuzimu, muri kwa kuzimu tuvuga ko muri wamukurikira. Benshi bakunze kujya mu ijuru kubera ko babwiye ngo nta ndwara zibaye, indwara zirabarembeje, barifuza ahantu hataba indwara. Ariko uramutse uhuye mu minsi iri imbere ukiri hano mu isi n'impamvu yatuma indwara zikira, ijuru warireka. Murifuza kujya mu ijuru kuko nta mibabaro, nta munaniro, nta stress, kuko hano mu isi mugoka mukora amanywa n'ijoro. Murifuza kuzajya hano mukaruhuka. Ariko akabazo ko kwibaza gakomeye, ni Yesu kujyanyeyo cyangwa n'ubuzima bubiri hano mu isi gutera gushaka kujya mu ijuru? Abantu babyitondere, nzabirambura neza muri icyo kiganiro kandi nzagikora nyuma y'iki. Ariko Sharire mara utsindagira ijambo rivuga ngo urukundo dukunda umwami ntirungana n'urwo basekuruza bamukundaga, nubwo twaba tubarusha gusenga. Shaka ngo uzabona amasengesho Dawidi yirije ubusa, kereka ari umwana agiye gupfa cyane rwose. Kunda n'insuro Dawidi yigeze yiriza ubusa? Ntayo nzi. Ntayo nzi pe. Nicyo narimo nkubwira. Noneho rero nkurikirana Yesu uburyo ki yagiye avuga ku bahanuzi. Aho nabashije gusoma ni habiri hanyemeje mitandekeraho. Mbere naho yatonganyaga Yerusalemu avuga ngo yewe Yerusalemu we wica abahanuzi ukica bagutumye. Ni kangahe nashatse kukubona ibyo bintu abivuga ukanga ukananira, abivuga kuri Mashami. Hanyuma aha kabiri ni hahandi yacaga
umugani wa Nyamutunzi. Hepfo niho yabwiye Nyamutunzi ubwo yatakaga cyane amubwira ati rwose mbabarira basi wohereze Lazaro yongera azuke. Abana banjye ntibamubona. Ngo mfite abavandimwe 5. Ngo nibuze batazaza ahantu ndi. Nyuma ati ntibamubona. Wenda bizabatera guhinduka batazansanga ahantu ndi. Yesu aramubwira ngo bafite Mose n'abahanuzi. Nyuma rero wenda nkizeho n'aha gatatu ari ahantu Yesu nabwo yaramaze kubacira umugani ukomeye ababwira iby'urukungu n'amasaka. Hanyuma arababwira arabasobanurira, amaze kubasobanurira ariko umwe aravuga ati watwemereye tukagenda tukarurandura gatoya mu bireke bikurane. No kuvuga rero ikintu cyankomereye muri ibyo nuko Yesu yavuze ngo mu bireke bikurane, nta gihe na kimwe hatabayeho ubuyobe, n'igihe hatabayeho abahanuzi b'ibinyoma. Babayeho ngewe hubwo ari ndigenda abantu b'iki gihe ngumfana nabaseka nkurikije ibyo nasomye koko. Mbona nta buyobe cyangwa se nta bahanuzi b'ibinyoma twigeze tugira bangana n'ababayeho mu gihe cya kera. Umuntu ashaka kubyumva nyine nahere kuri bamagana ne twavugaga bahanuriraga umwana. Kandi bariya abatandukanye nabo mwo kwa Eliya 450 bashera 400 n'aba bayari 450 niba ntabicuritse. Ntabwo ari kimwe barabo barapagana bisanzwe. Ariko aba bantu zose kwa Ahabu barahuze kera abahanuzi b'Imana. Nibyo bakoraga byose yakoraga mu izina ry'Imana. Icyo mu cyitondere. Ikindi umushaka kumva cyane ibintu by'abahanuzi b'ibinyoma asoma igitabo cya Yeremiya. Yeremiya yakoze mu gihe kibi kirimo abahanuzi b'ibinyoma kandi bahanura ibintu bifatika. Bakavuga ati Yeremiya arimo arabatera ubwoba ngo nta mahoro. Ati mwira amahoro y'Uwiteka duhaye se. Ashuri nituga tubanye neza, Egiputa nitubanye neza, ku buryo bagaragazaga impamvu zo kubana neza z'ubusobanuro bw'amahoro. Bagasanga koko zazumvikana kandi igihugu cyabaga kiri gutera imbere, ibintu bimeze neza. Ariko Yeremiya akavuga ngo nta mahoro, niko Imana imbwiye cyane rwose. Kandi dore ikindi gikomeye cyane n'abantu dukwiriye no kwitondera, bahanuriraga ku karubanda. Yego. Buriya abantu Imana yagiye itumaho mu buryo akagutuma tigenda umbwirira umwami ukagenda kandi ukagenda mu buryo bw'ibanga, ni bakeye. Ngewe ariko nta nubwo mbyemera. Niba ari mwibanga kuki tubifite muri Bibiliya. Akano abantu bajya kwitondera. Mbijya wimaka n'abantu cyane cyane kuri no kesa ADP maze guhagarika abahanuzi ngo ntibazongeye guhanura, nubwo nta official declaration ADP yakoze. Ariko mu maparuwasi akomeye hano mu mujyi wa Kigali turabizi ko bitakunda, byararangiye. N'umuhanuzi uzajyayo rwose ibizamubaha, nsazavuye ko twego tutakoze umuntu wa twagomba kumuburira, ntabwo tubaterwa ngo ntimujyeyo. Ariko kandi Imana nagutume unayibwire ngo mu burinzi bufatika bugaragara, kuko ndabizi neza hari umuntu nzi sindi bunavuge titire abati azamara guhanura pandagari mutwara. Ibi rero twitonde. Aka kantu Gadi na David bavuganye ntibakavuganye biherereye. Umuntu anditse igitabo cya Samuel yabyanditse abikuye ko atari Gadi ntabe na David. Yabikuye se nyine urumva bitaramenyekanye. Byaramenyekanaga. Buriya reka nkubwire Pafire, Uwishe Ababi Yamaze Abeza. Buriya nkurikije amagambo Yesu yavuze, nta burenganzira dufite bwo kuvuga ngo abahanuzi nibahagarare. Birakunda, urabivuga bigakunda. Rwose umuntu ashobora gucecekesha abahanuzi bigakunda. Ntabwo byakunda. Reka nkubwire impamvu itakunda. Buretse nkubwire gato nyibanzo nyumve. Sibyo birakunda guhanura kukagabanuka ariko ntibishira. Kubera ko kugira ngo nabyumve neza umuntu ikintu cyitwa karengane gakomeye no guhangana, none icyo gihe no guhangana. Yego. Kandi ikintu cyanteye ubwoba nuko
ibi bintu biba bisura ikintu gikomeye cyane. Iyo umuhanuzi avuga mukamukubita, iyo ucecekesheje umuhanuzi, hari ibintu bikomeye biba bigiye gukorwa, hari ibintu Satani ubu ngubu ategura gukora, urabyumva? Noneho akaba arimo akoresha abibwira yuko bakorera Imana kugira ngo bacecekeshe akanwa kabivuga cyangwa kabihishura, habeho guceceka. Kuko Bibiliya irabyerekana abantu bacecetse imyaka 400. Urabyumva? Yego. Nuko habayeho ikintu kimeze nk'ubuyobe. Imana natangiye nkubwira ngo dukwiriye kumenya igihe turimo icyo ari cyo, ko Imana irakaye. Iyo Imana rero irakaye, ikibikubwira ni bya bindi byose nakubwiye hepfo, ibintu by'ibyorezo, ibintu by'amakombise, ibintu ubona bidasanzwe, ukajya kubona ukabona umuntu wari umuzi, ari umupapa mwiza, ukajya kubona ukabona baramushoreye ngo yafashe umwana ku ngufu, kandi yari umuntu utekereza, ukatekereza dayimoni zamuteye izari zano byaturutse, ukabona umuntu yari umupasiteri uhugura abandi, ukabona ngo akubise umugore. Nukuvuga ngo hari imbaraga zamurindaga kamurinda kugira ngo kamere itamukoreramo, zamuhunzeho. Imana irigenda kandi ntago zigenda urya munsi abikora. Noneho Satani we akinjira akamukoresha ibintu bikomeye. Noneho rero biriya ni ibintu byoroshye tubona. Ubu hari ikintu ku muntu uzi kureba mu buryo bw'umwuka, hari ikintu cyenda kuba ubwo batangiye gucecekesha ijwi ry'umuhanuzi. Ko ijwi ry'umuhanuzi ikintu cyatumye Imana irishyiraho ni ukugira ngo tumenye iyi nzira tunyuramo iyo ariyo. Yego. Nimba duhuye n'intare tumenye ko izo ntare, umuhanuzi atubwiye ati nubwo zihari ariko ziraziritse, ntimugire ubwoba, mutinyuke, mukomere. Abagenzi bagakomera. None rero ubwo bamaze gucecekesha iryo jwi ry'umukumirizi cyangwa se ry'umuhanuzi, abagenzi bazatinya za ntare ni benshi, bakubararira ikigirwamana, bagasubira inyuma ibintu byose bakabireka. Ibi ni amayeri n'uburyarya n'ubugome bwa gishitani birimo gukora mu mwuka uri kuzerera. Kandi ntugire ngo ni ahangaha honyine gusa, ntugire ngo ni muri iki gihugu honyine, no mu bindi bihugu hari ikintu umuntu usenze uwo ari we wese yumva cyenda kuba, kandi kizaba kibi cyane, kandi kizaba ubuhanuzi bwaracecetse. Noneho ikigaragara nuko ibyo bagaragaza ni imirimo ngo mibi y'abahanuzi. Ariko Bibiliya ikivuga ko umuhanuzi iravuga ngo ubuhanuzi bwose bwemerwa ari uko busohoye. Ukuvuga ngo ntabwo ukwiriye gukumira umuhanuzi ko ahanura, werindira ahanure arangize, namara kurangiza utegereze urebe ko bisohora cyangwa bidasohora. Ahubwo icyiza twagiye tubura ni ba bantu bafite ubuhanuzi bakabubika, agategereza, hanyuma wenda se nko mu gihe runaka gatangaza akavuga ati ubuhanuzi bwarasohoye cyangwa nta bwasohoye. Ariko ukurikije ubuhanuzi bwose abantu bagiye bahanura nubwo twagiye twumva, ni ukuri abahanuzi bafite umusaruro unakomeye cyane. Reka njyewe mvuge gutya, nta gihugu cyabaho kidafite umuhanuzi, ntacyo. Kimwe nuko nta n'igihugu cyabaho kidafite umupfumu mukuru. Kuko izo ni ebyiri zigomba gukora mu gihugu. Iyo Imana ibona igihugu ikibonamo abayobozi batatu, ikibonamo umuhanuzi, umuyobozi uhagarariye Imana mu buryo bw'umwuka, niho uzumva ngo wandikire mareka w'itorero ry'ahantu runaka, cyangwa se abami b'abaperesi, uzumva muri Daniel bavuga ngo yatangiye gusenga ngo umwami ngo w'ubuperesi ngo atangira marayika uzanye ibisubizo. Nuko haba hari marayika ushinzwe kurinda u Rwanda, hakaba n'umudayimoni mukuru uhagarariye u Rwanda mu isi y'umwuka, ugomba kuruteza ibyago n'amakuba cyane rwose. Hakabaho n'umuntu ugomba guhagarara u Rwanda mu maso y'abantu. Rero abo bantu batatu cyangwa se ibyo biremwa bitatu byombi birahari, ari uwo mu mubiri ufatika n'uwo ku ruhande rw'Imana no ku ruhande rwa Satani. Igihe rero cyose abanyarwanda mukwiriye guhora musenga kugira ngo ijwi ry'umuhanuzi ridaceceka, kuko ni namuka ricecetse ntago ry'abapfumu rizaceceka.
ubu hari ikintu gikomeye girirwa gukwa mu Rwanda no kuvuga ngo ijwi ry'umupfumu rizajya imbere cyane cyangwa kandi ndabwira abanyarwanda mbaburira iki kintu mpere kuba pasiteri bo muri ADPR uko muri kurwanya abahanuzi murimo murasunikira imbaraga abapfumu nimurebe ibitangazamakuru byinshi mu Rwanda bimaze kuzaho abapfumu batagira ingano hari abari kuza bitwa ngo ba muganga cyane rwose ngo umuntu ngo bamufashe ngo asambana ngo bafatana ibitsina ngo none ngo muganga ngahise akora akantu cyane rwose biriya bintu pasiteri yuhagarika abahanuzi guhanura mu rusengero urimo urapromotinga zirambaraga z'abara abantu kandi ziririyo zirambaraga zirakora murebe ibitangazamakuru biri mu Rwanda abapfumu bakomeye mu Rwanda dufite bose bamaze kubyigarurira ujye utekerezaho umuntu asigaye ajya kuri RBA ku itangazamakuru cya leta gikuru iyo tuvuze RBA nicyo kinyamakuru kinini mu Rwanda dufite umuntu avuga ngo njyewe ni umupfumu nitwa runtuza akajya akavuga ati n'ubu hari umeretse kubona ari kuvuga ati njyewe nibi turi kuvugana ntabwo ari njyewe uyu n'umuzimu wa papa uri kuvugana namwe imagine ibyo rero nibyo bintu aya madini ari gupromotinga ariko reka mbakuri inzira ku murima na Tom yarabikoze Tom niwe muntu wa mbere mu bayobozi bayoboye ADPR wahagaritse abahanuzi kandi abahagarika mu bwenge ahita nabashyiraho amashuri kugira ngo bakore base nk'ababoza mu bwonko niba ushaka guhana ngo twabanza kugushyire mu ishuri ari amashuri y'abahanuzi nge nayaciyeho ndibuka ko nigaga muri TD ariko hari n'abana biga ishuri ry'abahanuzi ibyo bigaga natwe twabyigaga usibye kutwigaga nyine iriya theologie decentralisée nayo nkiri umutoya ntaraza kwiga muri ibi ngibi by'ubu ariko ni uburyo bwo gufata abahanuzi ukababwira ngo ntimugahanura ibi mujye muhanura ibi nk'ubu nk'urugero umugabo w'ingabo z'u Rwanda ndamusohoje hari hose ariko ntanze nakubeshya nange duhe sinamumenye kereka nyine ashagaye kwa kundi kwabo ubu urambwiye ngo Imana nimbwira intambara niko uwo mupasiteri abwiraga nikubwira ko u Rwanda rugiye guhungabanwa umutekano cyo nje kubibwira umugabo w'ingabo ntago ari Imana intumyeho hari ubuhanuzi Imana ituma ku banyetoro kugira ngo barinde igihugu kuko igihugu kinzwe muri ubwo buryo butatu kirinzwe mu mubiri niyo mpamvu dukwiye kubaha ab'Imana gihaye kurinda cyane cyane abahaye inkota ira nkota nuko kitari inkota nk'icyuma sigari imbunda ntago bayitwarira ubusabara n'abakozi b'Imana mwabyanga wahura n'umusirikare akakukubita guhohota yagize gute ariko umujye mu baboha abari mu kazi kandi ntago yaguhohotera gutyo gusa shaka kuba njya numva mu bintu ngo by'umutekano iyo bigeze mu mutekano n'igihuha gifatwa nk'ukuri cyane rwose ibyo rero mujye mwitonda abasirikare n'abakozi b'Imana akora biri ubwo n'abandi bantu bose bari muri security n'abayobozi mu nzego zabo zose kandi mu birebe aho u Rwanda uyu munsi ubuyobozi bwegerejwe abaturage turatengamaye rwose twebwe inama y'umuganda yacu ibera munsi y'ino nzu aha hano ni inama y'umuganda ibera mwibuka ko kera byasabaga kugenda ingendo ndende ngo tuzajye mu nama z'umuganda tunumve umunsi abantu bakuhura kuri WhatsApp kugira ngo mwumve ibera mu mudugudu muhana amakuru mu mudugudu inaho umuntu iyo bamwibye bijya kuri WhatsApp twese twamenye ngo kwa nuna kabankibye ubwo namwe rero muze kugira ubwenge ibi bintu aba bayobozi bayobora muri buno buryo mububahe gutya ariko umuntu ubaha bayobora mu buryo bw'umwuka kuko mu buryo bw'umwuka wera harimo abahanuzi harimo abapasteri harimo n'abandi ariko no mu buryo bwa gishitani harimo abapfumu n'aborozi n'abakonekore n'abakine n'ibindi byiciro byabo byose mumenye ko ibyo bintu kwe gutandukanwa kandi buri cyose kigakora icyo gikwiriye gukora ariko ibyo gucicikishwa ry'abahanuzi ndibuka ko abantu bamaze guhagarara muri ADPR cyane batakimberwa kuvuga no ku ruhimbi n'iki n'akavuyo nibwo social media zavutse cyane ubu se muzaduhagarika mu nsengero munaduhagarika ku YouTube kuko nta kintu batakoze buriya mwegari ibintu mwa mutazi Imana ni ikintu gikomeye ni ntakumirwa yego nta gukumirwa Paulo aravuze ngo ubutumwa bwiza ntago bubohwa kandi abivuga we aboshye amaguru n'amaboko araboshye ariko arimo arandika inzandiko zikagera n'umunsi cyatugira umumaro so abantu bari kurwanya Imana mu buryo bumwe cyane cyane murengera ibifu byanyu nge nigeze numva Imana itubwira ngo izabifomoza buriya rero reka nkubwire nimba ari ukureba hafi nimba ari iki ariko jewe iyo ndeba ibintu mu nce zose
urebye ntabwo abahanuzi ari bo bafite ikibazo cyane, kuko hari amakorari afite ikibazo, hari abapasiteri bafite ikibazo, mbese mu nce zose uzumva mu mvugo y'ab'iki gihe nuvuga ati yewe tese tabasore b'iki gihe ati nta basore dufite, nureba mu bakobwa ati nta mukobwa w'iki gihe, nureba mu bubatsi ngo ati nta bagabo bari abakera, ariko kandi nureba mu babyeyi ubone mu nce zose. Nukuvuga ngo mukanya nari ndi mu mujyi mpagaze ahantu ngiye kubona mbona abakobwa bose bari gutambuka bameze nk'abambaye amakariso. Noneho mbaza umuntu nani mpategereje ntabaza kubona abakobwa b'ahantu bose bagenda bambaye ubusa, arambwira ati suroye ndabira ni njyewe ntuye Kicukiro nibo yati yewe nibyo ujye ugenda mu mujyi kenshi ntoya arambwira ngo uzaze muri weekend. Muri weekend ubu maze urabona bambaye nk'abadeperi, abantu bambaye mu cikopa bari gutambuka hano hose ngo nende hari mu mujyi kuri City Tower. Yego ndabwira ubu nuko hano mu Rwanda usigaye mumeze, ari gihe rero twiberaho mu buzima ukajya ngo tukiba no mu Rwanda. Aranse karambwira ati shabyihorere ubu bose ndi kubona bambaye neza uzaze hano muri weekend ure kuno bambaye. Rero no mungu sigaganira n'umukobwa ukamubwira ati ariko please mujye mugerageza nko twaba n'abagabo akavuga ati abagabo bana bakera abo mwese muri bamwe. Buriya rero hari wenda nk'umuntu ushobora kuba udukurikiye kumva uko twateruye ikiganiro wenda se naho kigeze, ukagira ngo wenda turimo turavuga neza gusaba abahanuzi. Turabizi ko n'abahanuzi b'ibinyoma nabo bariho cyane, abahanuzi b'ibinyoma bariho. Ni mpamvu nigeze kubwira ngo uwishe Ababi Yamaze Abeza, ariko uko abahanuzi b'ibinyoma bariho ni nako abapasiteri nabo b'ibinyoma bariho, nako n'abaririmbyi bera imbuto mbi bariho, n'abadiyakoni babesikoro babambuzi ibisambo bahemukiye abandi bariho. Bifata rero igice kimwe ngo base nk'abakirwanya cyane banagice, ahubwo ngiye mbona ikintu bakwiye gukora, bakwiye kwicara bagatekereza ikintu cyitwa impuguro, ikintu cyitwa kuganiriza ibyiciro runaka. Yewe nakijijwe pasiteri agira amahugurwa y'urubyiruko, nakijijwe pasiteri agira amahugurwa yabubatse ingo, nakijijwe hari amahugurwa y'abaririmbyi, hakaba amahugurwa y'abanyempano, y'abanyamasengesho, y'abahanuzi, bagahugura kandi ukabona ibintu bigiye mu murongo mwiza. Kuko iyo ibyo bintu byagiyeho umuhanuzi atera urutoki akabaza ikibazo bakamusubiza, kandi umupasiteri nawe yagira icyabaza abantu bakakivugaho, burya nta gisubizo gishobora kubura abantu bateranye n'Imana ibihari. Ntabwo rero bakwiriye kuvuga ngo kuririmba nibiveho cyangwa guhanura nibiveho, cyangwa se bakavuga ngo iki cyiciro ntikiveho. Ntabwo baba barimo bakora umurimo w'Imana, ahubwo baba barimo bawusenya, kuko Bibiliya iravuga ngo kirazira gushingura imbago y'abasogokuruza. Yego. Ni ikintu abantu bakwiye gukora bitonze bakigengesera. Nigeze naganira na Rutayisire mu minsi ishize ndamubaza, ariko ni iki gituma wiyoroshya cyane ku buryo abakristo biremera bose bakwagisesingagaho natwe abarubanda ubugufi tukaza. Rambwira ngo njyewe nahembwaga n'abakristo, nari mfite inshingano zo kubaha serivisi yose bakeneye kuko nanjye barampemba. Yego. Icyo kintu muri leadership ni ikintu kinini ubundi kitaba iwacu muri ADPR. Niba mugira ngo ndababeshya, nihagira umupasiteri wa ADPR udekaranga ngahembwa n'abakristo, urebe ntawe ubaho. Ahubwo afata abakristo nk'ibintu biri aho ngaho, ari no mpamvu uzasanga kandi uyu mwuko umaze igihe kinini wasangaga mwarateguye kubaka urusengero, bakora mitasazo n'umupasiteri gatashinga ibindi bintu bye. Muzarebe ku nsengero nyinshi za ADPR hariho ibuye ry'ufatizo ryo kuzubaka insengero. Yego. Ahantu henshi byagiye bibaho, ariko bakora mitaso pastor ufite igitekerezo cyo kubaka urusengero hazundi agatayizanye indi mishinga. Bivuze ngo niyitaye ku bitekerezo byanyu, n'ushaka mwarize cyangwa mutarize ntibimureba, abafata nk'intama wakaba ari umuntu.
urabona intama nyine igomba kumva ibyo mvuze, ni inyamaswa, ni itungo. Ariko ako kantu Mutasira kambwiye numvishe ikintu gikomeye. Umuntu utaba mu bintu by'imiyoborere cyangwa utarize leadership ntago yumva uburemere ako kantu gafite. Nuwanga aravuga ngo njyewe ni gute nsuzugura umukristo ari umpemba. Niyo mpamvu nashaka azarira ndamwakira, nashaka azatakarabye ndamwakira, kuko niwe databuja mu maso y'abantu. Nkwiye kubanza kubaha kuko arampemba, no kumana niko bimeze. hanyuma nze kubaha n'Imana yampamagaye, kuko no mu by'izambaza izambaza wambaye neza no wambaye nabi. Numvishe ngize ubwoba, ndafuni wow, ibi bintu kuki abandi bantu badashobora kubitekereza ngo babimenye, kuko ahubwo abandi twumva nyina Kristo ri barubanda n'abantu barepfiriya, uramuha gahunda kugira ngo uburemere bwabyo. Iyo pastor agwaye gahunda akayica nta gusaba imbabazi, akomereza aho agihazira. Ariko iyo wamwiciye gahunda akenshi aranivumbura akigendera rwose. Uyu mwuka wa eloquence mwabakozi b'Imana mwe namwe abahanuzi turi kuvuga turakoma urusyo n'ingasire. Abantu igihe cyose atangiye kumva ko hari umuntu rutaho mpamvu runaka, ujye umenya ko wagiye rwose, uri mu marembera. Urabivuze ntabwo ari bya kera. Uyu munsi abapasiteri dufite ni abantu baba boss baraho na cyane, ariko ni na mpamvu birumvikana. Ego umupasiteri w'uyu munsi muza aba yavuye. Aka kantu mukitondere, kuko kera pasiteri yabaga ari umuturage w'aho hantu. Naho uyu munsi abapasiteri benshi bo mu Kigali ntibaravuka, nta nubwo ashaka kumenya rero. Ariko n'ubu usanga agapasiteri ayoboye umudugudu n'undi atuyemo avukamo, abantu baho n'ubusanzwe n'abantu babo ba hafi na hafi. Ariko uyu munsi kandi no kwimika ko abapasiteri twabigiragamo uruhare cyane rwose. Kunjya nibuka kwanga abantu mu buremere bwa kino kintu, nimumbwira ahantu bagikora amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Cyara twahitaga amasengesho y'ikanisa yo gutegura ifunguro ryera. Uyu munsi ntaho bikiba. Urebye bibaho ariko gake. Heheze ndangira nyine ko nkaho nsengera rwose njya mbibona tugasenga iyo, kuko dukunda gukora ifunguro ku muganda w'ukwezi. Ariko kuwa kane ari igihe batangirana no kuwa mbere tugasenga, ariko cyane cyane kigoroba. Kuwa kane tukirirwamo gutyo. Urumva rero ni gake musengera gaburo ryera. Ariko ntabwo ari abakristo bose, ko urebye ADPR yagize umugisha wo kugira abakristo benshi, ariko no kubashyira ku murongo nacyo kikaba ni ikintu cy'ikibazo. Ariko nkurikije ahantu nagiye mba, uwo murongo wari uhari kandi bakanawushishikarizwa cyane, ariko ubu birimo biragenda bikendera. Ntabwo ari hose ko abantu bagifata umunsi, ko nanjye najyaga mbyibuka tugafata umunsi umwe 2 3 tukiriza ubusa kandi tukiyeza tukatura, kumva ni ibintu byiza. Noneho bagategura ifunguro ukabona ni ibintu bitinyitse, ukabona mbese ukinjira umuntu udatinya ifunguro ryera, umuntu utaritinya mu barokore. Shana kugira inama kujya ku kibanzi kozima b'ikigiyengo, kuko ni kimwe mu bintu bibi bikurura umujinya w'Imana direct cyane. Uza wiruka. Hari ibintu badakinisha, nta musazi ndabona ngo mubone ari umusazi utera ibuye ku karere. N'ibindi badashobora gukinisha. Amasazi njya mbabona mu marimbi bajyayo akaba narandura umusaraba, ariko ntawe ushobora gukinisha kujya ku rwibutso. Reka. Ibi bintu bisobanuye iki? Bifite ikintu kinini cyane. Inzibutso zibitswemo imibiri y'Abanyarwanda, ni ahantu ho kubahwa kuko bitwibutsa amateka mabi twaciyemo. Ariko umuntu ukina noneho no ku mubiri wa Kristo, Paulo yaravuze ngo ahaho ubucumuye ku mubiri n'amaraso bya Kristo, kandi ubunywereye kandi uririye kwiciraho iteka. Bantu mujya ku ifunguro ryera, ni nayo mpamvu abapasiteri w'uyu munsi batakigira umutima. Bararisuzuguye, barifata nk'ikintu gisanzwe. Sinzi babyibagirwa mbona abantu barwanira ifunguro. Kora baba tumaze kurirya twakwiriwe,
kakandi gace k'inyuma gasigara bimwe bisigara ku masahani kubona inyuma ukuntu babirya nk'ingurube havuga nitwe twabiryaga twibombaritse dutitira tuvuga tutuwiteka ibi mbikoze kuko ndashaka kwibuka byo wakoze abandi bo baracamata uragotomera nk'iki ibi bintu mwabarokorewe mwagiye muveyuka mutinyuka mwubahuka Imana gato niyo mpamvu n'ibyaha mutazabitinya muzakomeza mubikore cyari wigeze ukomoza ku kintu cyuko wabaye imfubyi ukiri muto wabaye imfubyi ungana gute wakuze ute rero ubuzima nanyuzemo ni ubuzima bugoye ni inzira y'umusaraba ndende ku buryo n'igihe mbitekereza nkumva umutima wanjye urahungabanye ngira ubuhamya burebure bwadusaba igihe kinini ariko ndagira ngo nyuremo gatoya cyangwa se kugira ngo tutabucamo none ubutanditsobona duhera nyemerera ikiganiro cy'uyu munsi nidushaka tugisubikira ahubwo noneho dutegure ubuhamya kuko niba ufite ubuhamya ujya gutekerezaho ukahungabana nuko tabuca ahubwo nkubaze ni yihe nama wagira umukristo wese dukurikiye uyu munsi indi ndwara ikomeye ariko nyine utarenganiriza abantu nta bantu bagishegera kugira umwuka wera ntawe kandi umwuka wera twiyirije ubusa tumusaba mbibutse neza ko ntabwo umwuka wera abantu bamuhabwa mu giciro bisa ntabwo bamuherwa muri ku stage angana donc ku gihe kingana hari abamuhabwa mbere yuko banajya mu mazi menshi hari n'abamuhabwa nyuma rwose na nyuma y'imyaka n'uyu munsi wakumara imyaka 20 mu itorero nta mwuka wera uragira nyuma ukamusaba kaza icyakora ikigaragara cyo umwuka wera umuntu aramunyoterwa aramusonzera tamusonzeye ntabwo aza nkibaza ngo impamvu hari abantu batakimunyoterwa nuko abapasiteri barizi neza ko abantu bagize umwuka wera ntabwo bakongera kubayobora reka yego uburyo uyu munsi abantu bayobowemo ntabwo buzi umwuka wera wabayobora ngo bakwemerere ahubwo icyiza ni ukubavana muri uwo mwuka ukabajyana mu kindi kintu kimeze nka siyasa ukabayoboza icyo rero ndingingira umuntu wese ushaka kujya mu ijuru kugira inyota nyinshi yo gushaka umwuka wera iyo ufite umwuka wera ntabwo sinabona uko bibasobanura ubuzima bw'umwuka wera utamufite ariko ni mu byumve ko umwuka wera mushaka kuvugana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba mushaka kuvugana ijoro ryose rikanira ritandukana kandi mwavuganye nta bitotsi ugira reka ngewe mu buhamya ngira nigeze kujya gusengera ahantu ngenda numva nshaka gusenga ariko ikintu cyambayeho naragiye ndapfukama ndasenga shiduka inyoni zirimo zivuga ngipfukamye numva ndikanze cyane nyuberwa ahantu nari nagiye kandi wagiye atari mu gicuku naragiye aho nagiye gusengera nabizi ko abantu bo muri ADPR bemereraga ubutayu uretse ko ubungubu abantu barimo bagenda babugabanya uretse ko nanone iyo ibintu byagabanyutse gutya nibwo umuntu usenga by'ukuri asenga yego none ndagenda hano ngiye gusengera magera mu masaha 3 icyo gihe numvaga mfite ibintu byinshi byo gusengera ariko kimwe mu bintu numvaga mfite nuko numvaga ndi mu bihe bibi by'intege nkeya genda numva afite icyifuzo cyo kwinginga Imana ngo inyongerere izindi imbaraga insubize mu bihe byiza ari umuntu ahungabanywa n'imibabaro hanyuma rero naragiye ndapfukama ahantu nari ngiye gusengera ndasenga nkumva amasengesho ntashira ndasenga shiduka nagiye
naje gukanguka numva inyoni zirimo zivuga. Niyo mpamvu rero uvuze ku kintu cy'umwuka wera, ikintu gikomeye cy'umwuka wera nuko iyo uri mu bihe byiza kenshi ntubimenya, ahubwo umenya ko wari uri mu bihe byiza ari uko nanone wagize intege nkeya, wasubiye inyuma. Niba ubwo wibuka ibihe wagiraga, nk'ubu ngubu njya nibuka ibihe twagiraga dusenga turi kumwe n'abantu b'Imana, yabawe ugasenga Imana ikavuga rwose, kandi ukumva Imana irimo iravuga, ukumva ijuru rirabegereye, kandi icyo gihe muri icyo gihe twumvaga nyine ari ibintu bisanzwe. Ariko uko tugenda niko wibuka ibihe wabanyemwo n'Imana. Urumva umwuka wera akamaro kawo uragufasha kenshi. Iyo urimo unagufasha ntubimenya, ahubwo ubimenya nanone iyo wongeye nanone kugusigaho gake. Waruvuze ngo abantu bagira inyota y'umwuka wera, ni ukuri ijambo ry'Imana rirahambaye, rirakomeye, riteye ubwoba. Yesu yagiye kuvuga ngo muzaba abagabo nyabagabo, umwuka wera nabamanukira, abibona ko bafite ikibazo. Nimba hari ikintu dukeneye ko umwuka w'Imana bana natwe, kandi cyane mu gihe turimo, ko iyo urebye ubona ko turi mu gihe gisa nk'icyatunguye abantu, kandi Imana yarakiduteguje. Abahanuzi barabihanuye, Bibiliya ikivuga, ari abahanuzi ba kera barabivuze, ari nabo barabihanuye. Ukabona rero ibintu abantu bimeze nk'ibyabaguyeho. Waravuze rero ngo se nk'ugira inama abantu, buriya inama nge nabagira nuko bareka gutungurwa n'ibihe, ahubwo bakibuka neza iby'Imana yagiye ivugana nabo, n'imirimo Imana yagiye ikorana nabo. Abisirayeli bageze kuri Yorodani, Imana ibwira uwari bayoboye Yoshua, arababwira ngo atoranye abagabo 12, arabatoranya. Hanyuma bajya gutata, bagarukana inkuru ebyiri. Bamwe bavuga ati abagabo twabonye b'abanaki barebare ntabwo tuzabava mu nzara. Abandi nabo baravuga ngo bari abagabo ntibabatera ubwoba, tuzabarya nk'abarya imitsima. No kuvuga ngo ababyumvise ari bo nshaka kubwira cyangwa nkabagira inama. Ndabizi ko nta nama iba ntoya. Ababyumvise, hari ababyumviye mu kavuyo, nabo ntibabanza gushyira mu nyurabwenge ngo babitekerezeho. Ndashaka kubwira abantu badukurikiye, ibintu byose bumva babyumva na amadini atandukanye, kuko nubwo tuba tuvuga ADPR isi yo yonyine n'ayandi madini yose, bazayaje babanza bashyire mu nyurabwenge babitekerezeho. Ntibagapfe kuhita bakira ibintu byose, kubera yuko ukurikiranye no mu bihe bya kera ibi bihe byabayeho, ariko ugasanga hari abantu b'intwari bagiye bahagarara bakarwanira ishyaka umurimo w'Imana, bakarwanira ishyaka Imana, kandi Imana ikabashyigikira, ibintu bikagenda neza. Abantu rero, umuntu ari wese, umukristo ari wese, yaba ari umukristo mutonya, yaba ari umukristo ukuze, yaba ari umuyobozi udukurikiye, dukwiye gushyira mu nyurabwenge tugasoma icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ahubwo ikibazo gikomeye cyane, abantu ntibagisoma ijambo ry'Imana. Icyo ni nacyo kibazo dufite. Abantu bazashiduka baguye mu rwobo barwita ikiziba. Uwo mugani najyaga ngutekerezaho, nza kuwumenya. Umuntu ahagaze hejuru y'ikiziba akazajya akabona ikirere,
yakwitegereza akagira ngo ni mu rwobo. Hanyuma hari igihe umuntu rero ashobora kugenda yareba urwobo akagira ngo ni cya kiziba agasimbukiramo. Abantu dukunde gusoma ijambo ry'Imana, gusomerwa ni byiza no kwigishwa ni byiza, ariko natwe ubwacu dutora umuco wo gutora Bibiliya dusome, hanyuma dukurikirane n'ibyo baba batubwira, bizatuma dukomera kandi muhumure. Imana niyo yaduhamagaye kandi izatugezayo. Naho ubundi ntabwo umurimo w'Imana wigeze ujya mu gihe cy'amahoro yuzuye, yaba ari abahanuzi, yaba ari abayobozi, mbese umuntu uwo ari we wese ukorera Imana afitanye inzigo na Satani. Ni ukuvuga ngo Satani aturwaye inzika kandi akoresha amayeri atandukanye. Ndangirije kuri aka kantu, buriya ntabwo ishusho ya Satani ari ikinyamaswa uzahura gifite ibihembe n'umurizo. Buriya ishusho ya Satani nyayo asa na marayika. Asa na marayika, arege muhuru ukagira ngo ni marayika, ariko ishusho y'umwijima akunda kuyihisha cyane, ntabwo akunda kuyerekana. Niyo mpamvu rero dukwiriye gushishoza kandi tukarushaho kumvira no kubahana Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Nagira ngo tugakanya udusoreze udusengera, by'umwihariko kugira ngo ibi bihe abantu bari gucamo bye kubakamura, bye dusaba Imana iduha imbaraga zo kubasha kubaho muri bino bihe, aho uyu munsi gusenga bisigaye bigoye. Mu bintu byatureraga bya mbere twamye tuvuga ni iby'imbo by'amasengesho, niho twakuriye, niho erega njya nkunda kubwira. Ejo bundi Muhanuzi twarashwanye kandi cyane biri seriye, mweretse amavangirwa menshi ari kugenda akwirakwiza, kandi mbimukora twari babiri gusa. Ndaramubwira nti rega nta muntu utavangirwa, nanjye ndavangirwa. Umuntu utaravangiye muri Bibiliya ni Yesu wenyine. Abandi bantu bose, kuko ngiye Imana inyigisha kubijyanye n'amavangirwa n'ubuyobe, yarambwiye ngo ngaho mbwira umuntu utaravangiye muri Bibiliya, mpita mvugamo abantu benshi kuko numvaga ari abahanga. Hanyuma igiye kunsobanurira, insobanura kuva mu itangira kugeza mu Ahishuye, nsanga umuntu utaravangiye ubamo ni Yesu wenyine. Ni Yesu wenyine gusa. Abandi bose nagenda ngurugera nkuvuga ngo runaka avangiye bageze aha, runaka avangiye bageze aha, runaka avangiye bageze aha. Ariko kuvangirwa si ikibazo cyakubuza ijuru, cyakubuza ijuru no kuyoba. Ntabwo rero abantu babyumva ngo bamenye kubitandukanya, ariko icyo gihe yera harambye ati kuva navuka sindavangirwa, sinzigera nanavangirwa. Abantu bwagiryo n'iryo vangirwa ufite. Iryo ni ryo rya mbere. Iryo ni rya mbere. Kuba wumva ngo Satani utakuvangira kamera ngo pamfi ngo ngiye Imana tuvugana. Ngerasha naramusetse, ariko ndababara cyane, ndanababara cyane kuko naramukundaga. Ntabwo yari umuntu numvaga bikwiriye kumera gutyo. Urumva wenda mbikubwiye ku karubanda, ariko twicaye turi babiri gusa nkakubwira ni iki ni kibi, ni iki ni kibi, ni iki ni kibi, kandi kiragonga ijambo rya Bibiliya, kiragonga irya Bibiliya, kiragonga ibintu bya Bibiliya. Agahita avuga ati reka reka vuga uvuye aho, ngewe sinzi nigeze mvangirwa, sinda we yaranambwiye ngo nuko ntarerekwa na rimwe, nuko ntarajya ibintu byo kwerekwa nge ntazi iyo biva niyo bijya. Buriya nta ni urebye aho umurimo w'Imana ugeze, nta kintu na kimwe wakora kukiye kugira abantu gishobora kuba cyiza cyane, ariko kikagira abantu batagikunda kandi ari cyiza cyane. Noneho kandi ushobora kugira ibintu bibi bikagira abafana. Niyo mpamvu rero ubu niyo mpamvu wumvishe kandi gusenga mvuga ngo ibintu byaracuramye. Ubu na hoze oya nejo ubu ndi kuri moto, ntakiye kubona mbona imodoka inciyeho yamamaza ibintu yira amapankarite. Ndebye umuntu uriho nsanga indahe ikomeye cyane muri iki gihugu. Nabaza ni none se uyu sintuza cyane rwose. Bati none se bwa busayirwa shyira hare yawe ugira ngo ntibwamukururiye amafaranga bahembwa. Kwirirwa hano kuri ntuza ashyiraho ubusa yambaye, nibyo bimaze kumuha amafaranga kujya yamamaza amakampani akomeye gutya. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko dukwiye gusenga kuko noneho pe na ndukumva isi curamye cyane rwose.
utavunitse hari indirimbo nigeze guhimba yitwa inzara y'amafaranga. Nagiye kuyiririmba hano bantumiye, umupasiteri araza nkura kuhimba ndimo kuyiririmba ati ibi bintu uburirimba ni ibiki. Watangiye urimo hagati ze indirimbo rwose abantu bayishimye yabaryoheye. None twebwe dufite igiterane kandi turashaka kwaka amafaranga, nawe uze kuririmba ngo inzara y'amafaranga ni iki? Wa mugani se ko twaririmbye Sharire twabanye na Sharire wo muririmbye ntituririmbe. Sharire ririmba iyo ndirimbo y'inzara y'amafaranga ubundi dusengere n'abantu bayifite Imana yibamara. Icyo gihe nyine ese mbona ari ibintu bikaze. Umuntu wari wantumiye nyine arampamagara ambwira ati nyine wihanganire umuyobozi dufite ni kuri Yameze nyine arishakira amafaranga kandi niko kuri niyo yashakaga. Reka ndirimbe iyo ndirimbo hanyuma dusoze Yesu aduhane umugisha. Inzara y'amafaranga itumye abantu bahemuka, inzara y'amafaranga itumye abantu batagaciro, inzara y'amafaranga itumye abantu bahemuka, harimwo n'abasenga Imana. Inzara y'amafaranga itumye abantu bahemuka, inzara y'amafaranga itumye abantu batagaciro, inzara y'amafaranga itumye abantu bahemuka, harimwo n'abasenga Imana. Mwami Imana yacu turagushimiye cyane ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Uri Imana yera kandi uzegerwa n'abera. Turagushimiye bivuye ku mutima kuko uri igitangaza, urera kandi urakiranuka. Icyubahiro ni icyawe. Uri mwiza Yesu. Hole bastenchone constashalai. Turagushimiye kuko waturinze uhereye igihe twavukaga ukageza kuri uyu munsi. By'umwihariko turagushimiye kuko waturinze muri uyu mwaka, uhereye mu kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu no mu kwa kane, mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa cyenda, mu kwa cumi, kwa cumi na kumwe, mu kwa cumi na kabiri. Ni ikintu gikomeye cyane. Uyu mwaka waguyemo abantu benshi kandi hari abapfuye mu buryo bw'umubiri, hari n'abapfuye mu buryo bw'ubugingo, hari abakomeretse, hari ababaye, hari abafite ubumuga butandukanye, hari n'abari mu bitaro, hari abari kahesi. Twe turagushimira yuko tukiriho kandi tugihumeka. Icyubahiro ni cyawe mubyeyi Mana ishobora byose. Turagusenze kandi dusengeye igihugu, dusengeye itorero. Wibuke abantu bayoboye amatorero atandukanye, amadini atandukanye. Twaganiriye byinshi tuvuga ku murimo wawe. Twemerere umuntu wese uzabyumva akabitega amatwi. Mahoro yanjye, gakiza kanjye, ndakwinginze kugira ngo bizagire impinduka bimusigira. Ahinduke amenye neza ko igihe turimo atari cya kindi. Komeza rero kwita ku bapasiteri, ku barimu, ku badiakoni, ku bashumba. Urengere nyiringabo mwami intama, abasore, abakobwa, abana batonya, abagore, abakecuru, imfubyi, abapfakazi, indushyi. Abo bose ukomeze kubana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye ingeri zitandukanye, dusengeye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, uyu mujyi wa Kigali. Mwami Yesu urusho kwita kubera, kwita ku itorero Mwami Yesu, kandi ugabanye umuvuduko w'abarimbuka kuko ni byinshi cyane. Bya biri gukorwa ni byinshi cyane. Ugabanye umuvuduko wabyo, wongerere imbaraga bavuga butumwa, barusho kwamamaza ijambo ryawe, rihindure benshi bave mu nzira yo kurimbuka bajye mu nzira y'agakiza.
turakwinginze cyane twe twese mwami udufashe uyu murongo abawuteze amatwi bose mwami Yesu ku buryo bazarushaho guhinduka no gukomera mwami ari umuntu ku giti cye ari abantu batandukanye bakora umurimo wawe ubashyigikire mu izina rya Yesu Kristo ugabanye rwose imikorere ya gishitani ugabanye mwami wanjye data umuvuduko w'abarozi muri uyu mwaka twarwanye n'umuvuduko cyane abarozi abapfumu ibyaha ubusambanyi ibyaha birushijeho kugwira cyane turakwinginze Mana yacu turaguhamagaye ugabanye umuvuduko w'ibyaha kuko ibyaha bituzanira ibyago ahubwo wongerere ubushobozi abera urusheho kutwiyereka no kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo cyubahiro rero n'ikibi cyawe komeze kuturinda komeze kudufasha ubwiza bwawe butogote mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo amen.